shamba letu. Umupaka isoko y'imibereho yacu. Mpaka shamba letu ni ikiganiro kigamije guhiza abagore bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka n'abandi bagira uruhare muri ubwo bucuruzi. Yewe ubu bucuruzi bumaze kongeza ku nyungu nyinshi. Uko tuvugana sinshobora gutegera ku muntu ngo ampereze mituweli. Ntarya, ntambara, nkisiga. Hii kazi yangu inanisaidia sana juu nachuruza tomate, matungulu, chonga. Antina inanisaidia sana juu siwezi kuwa na ile maisha ya omba taki niko najitupa mie peke. Ni mu rwego rw'umushinga Mpaka shamba letu ugamije kubaka amahoro binyuze mu rwego rw'umushinga Mpaka shamba letu abagore bakora ubucuruzi ugamije kubaka amahoro binyuze mu kigezweho n'umuryango mpuzamahanga International Art binyuze mu mushinga wawo mu kigezweho Mpaka shamba letu ugamije guteza imbere ubucuruzi binyuze mu mushinga wawo no guteza imbere imibanire myiza mu karere k'ibiyaga bigari by'u Rwanda na Repubulika no guteza imbere imibanire myiza mu karere k'ibiyaga bigari by'u Rwanda n'ikigo cy'Ubusuwisi gishinzwe ubufatanye n'iterambere ni ku nkunga ya ambasade ya Suwede n'ikigo cy'Ubusuwisi gishinzwe ubufatanye n'iterambere. Ikiganiro Mpaka shamba letu mu gitandukira kuri radiyo y'abaturage ya Kuba kuwa gatandatu kuri radiyo y'abaturage ya Rubengera saa 2:30 kuwa gatandatu kuri radiyo y'abaturage ya no kuwa mbere kuri radiyo y'abaturage ya Rusizi n'ubundi saa 2:30 no kuwa mbere kuri radiyo y'abaturage ya Rusizi ushobora kandi kuduhamagara ku murongo wacu utishyurwa 89 ushobora kandi kuduhamagara cyangwa mugatanga ibitekerezo ku mbuga nkoranyambaga za radiyo y'abaturage ya Rubavu cyangwa mu radiyo y'abaturage ya Huye ndetse na radiyo y'abaturage ya Rusizi. Mpaka shamba letu. Mpaka shamba letu. Abagize amakwigana Mpaka shamba letu tugiye kuganira. Turabasuje mwese abateze amatwi ikiganiro Mpaka shamba letu. Hagati y'abagore bakora mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kuganira ku muri kamaro ko kumwe kugira na Solange amakusanyirizo abacuruzi bambukiranya imipaka bashyiramo ibicuruzwa byabo. Ni ikiganiro Mpaka shamba letu. Mu gutangira iki kiganiro tugiye guha ijambo abagore bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka bo mu karere ka Rubavu. Baragaragaza imvune baterwa no gukora imirimo yo mu rugo nyuma cyangwa se mbere yo kujya mu bucuruzi bwambukiranya. Ni ikiganiro Mpaka shamba letu gusanga mupaka isoko y'imibereho yacu. Tugiye kuganira ku kamaro ko kugira amakusanyirizo ku bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka. Tugiye gutangira twumva abacuruzi bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka tugenda buri gihe bo mu karere ka Rubavu baravuga uburyo kutagira amakusanyirizo bibangamira ubucuruzi bwabo. kubamesera kubategurira nk'iby'ishuri akenshi kuba nkanjye mboneka muri weekend abategurira n'ibyo kuwa mbere ikibazo cy'umwembe wera mu kwezi kwa 11 kugera mu kwezi kwa mbere. Uwo mwembe ubushize twahuye n'ibitadushimishije kuko twaraje tuzana imodoka tugejeje aho twari dusanzwe duparika dusanga bahahaye abandi bantu nibo bayakorera. Twiriwe tuzerera uyu mubona ari iki cyahinduka mu gihe inshingano zo mu rugo kari akazi ko mu rugo karamutse gasaranganyijwe hagati y'abagore n'abagabo badafatikanyije. Ingaruka zone nyinshi ntabwo ubucuruzi wabishobora ese iyo umusanze mu turayo rugo twishyura amabanki bamwe na bamwe cyamunara ndetse n'abana kwiga bikatugiraho ingaruka abana bacu ntibige neza mituweli ntizishyurirwe ku gihe. iyo mufatikanyije Nitwizeyimana umucuruzi w'imbuto mu mazina nitwa Amarwa Vestine. Igihombo cyo kirimo kirekire kuko imbuto ni ibintu bitabikika. Iyo bigumye mu bushyuhe bwo mu mamodoka birangirika namara kubora rero ukabimena aho waranguje n'ubukiyabonye. Tubonye ahantu twapakururira iyo mifuka yacu hasi birafasha mu buryo n'uwize gucuruza avuga nubwo ngiye kujya gucuruza imbuto ndazisanga ariko yo uri ahantu hatazwi bita kuba zisaranganywa neza hagati y'abagabo n'abagore cyangwa se n'abandi bagize umuryango. Njyewe nitwa Ngabonziza Claver abantuye mu aka karere ka Rubavu njye ukuriye abacuruzi b'amafi bambukiranya imipaka. Akazi kacu uburyo tugakoramo rero njyewe baza kundangurira hano bisanzwe. Hari abakongomani baza kuturangurira hari n'abanyarwanda baza kuturangurira bakazambutsa muri Kongo ariko isoko dufite ahanini ni muri Kongo. Ahanini abakiriya mba mfite n'abakongomani n'abanyarwanda bazambutsa. Mukomeje gukurikira ikiganiro Mpaka shamba letu Mpaka isoko y'imibereho yacu. Aha tugiye
ni mu karere ka Rusizi nabo baragaragaza impamvu ari ngombwa ko abagabo babo babafasha mu mirimo yo mu rugo. Ariko uburyo tubungabunga umusaruro wacu iyo tumaze kuyabona tuba twateguye ice cyangwa barafu, noneho twayageza aho tuyageza kugira ngo umusaruro wacu tuwubungabunge, tukayashyira muri firigo cyangwa konjerateri andi tukayashyira muri ice. Ariko cyane cyane iyo tuyagejeje aha ngaha kubera ko nta bikoresho byuzuye dufite turayaranguza, asigaye niyo dushyira muri ice cyangwa iyo konjerateri. Ice hari umucuruzi uyitugurisha hariya Mbuga Ngari, nubwo ibihenze ariko turayibona buri munsi. Kabamba mu itsinda abakundana afite akusanyiriza amashyi ariko nkangira akura ndacuruza ndagutaha kubungabunga noneho umutware wanjye akagenzura nawe akayapima agataha kare akareba iby'amatungo n'ibyo mu cyangwa firigo, tukagira n'iyo ice biradufasha. Iyo ice yabuze hari igihe tujya kuyigura turi benshi ukayibura ukifashisha izo konjerateri, ariko iyo ufite ibyo bikoresho bibiri ice na konjerateri rwose amafi urayakonserva neza cyangwa uyabika mu buryo bwiza. Imirimo yo mu rugo rero buriya tuba twavuganye n'abatware bacu, baba bazi aho tugiye tukavuga atsinda umuntu turazi ko tugira imirimo myinshi mu ngo zacu. Reka noneho tugere mu majyepfo ku mupaka wa Huye. Aha abakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka nabo bagaragaza akamaro ko kugira amakusanyirizo y'ibiribwa byabo mu gihe bategereje ko byabona abakora ibyo usanze hagejeje nanjye nkakomereza. Nuko bigenda gutyo nubwo twumvikana, ariko mbona hakeneye ikintu cy'amahugurwa yimbitse twasaba kugira ngo bumve nyirizina koko kubyo twagiye ushobora kugenda ukaba watinda ugasanga nko mu rugo wenda bishatse kukubyarira ikibazo. Ntihabeho kuvuga ngo turahugura abadamu bonyine, muhuguye n'abagabo nabo bakabyumva bakumva yuko twese imirimo nimba umwe yagiye mu kazi undi agomba gusigara muri za nshingano zo mu tuzisangiye, iterambere ry'urugo ryazamuka ndetse n'igihugu muri rusange. iteka ntabwo wagitanga kuri cyamunara uvuga ngo inka izi nizo bashobora ni ikiganiro mpaka Shambaretu, ni ikiganiro mpaka Shambaretu. Reka duhe ijambo abagabo bafite abagore bakora ubucuruzi bw'imipaka, nabo bemeza ko iyo bafashije abagore babo mu rugo bituma abagore bakora batekanye ndetse bakaba bateza imbere ubucuruzi bwabo n'urugo rukahungukira. Ariko kandi birasaba inyigisho, birasaba ibiganiro. Ni ikiganiro mpaka Shambaretu mukomeje gukurikira. Tugiye noneho mu karere ka Rusizi aho twaganiriye n'abagore bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka ndetse n'urubyiruko, bakatubwira ibyiza byo kugira amakusanyirizo bashyiramo ibicuruzwa byabo mbere y'uko babyambutsa ku mipaka bakorera. Iyo twaranguye ntitubone abakiriya kugira tuboneho aho tubishyira aba ari ikibazo. Biba bisaba yuko twishyura nk'ahantu tugiye kubitsa izo mboga kugira batubikire tukabishyura. Murakoze. Amazina yanjye Rwamaza Enoke. Imbogamizi nyinshi duhura nazo, icyambere hari igihe kubera ko biterwa n'uko kubura nyinando twashya ibicuruzwa byacu igihe tubishyira ku zuba bikangirika, ugasanga nyine biduteye igihombo, ugasanga niba tubona abakiriya baje abo byapfuye cyangwa bimaze iminsi, ugasanga habona imbogamizi zo ko bishobora no gutagurwa bikarara kubera iyo mbogamizi y'uko byarabye byamara no kurara, ugasanga no mu bubiko bw'aho bibikwa nabwo ntabwo hari, bigasaba ko ugomba kubanza kubushaka naho mububoneye, ugasanga mugiye kubibika nabi bigahura n'ubushyuhe n'ubundi bwinshi kubera kubibika nabi bikangirika, ugasanga izo mbogamizi kenshi na kenshi duhura nazo. cyambere nuko kuba dufite inkantu tubibika yizewe, kuko kenshi urasanga nimba tubijyanye muri Kongo nta no kubibika nyine hahari, ubwo no kwishyura nyine aho tubibika, kandi nabwo n'uhishyura ushobora mukomeje gukurikira ikiganiro mpaka Shambaretu. Reka duhe ijambo umuhuzabikorwa w'inama nkuru y'abagore mu kagari ka Burunga. Aragaragaza ingaruka ziba ku bagore igihe bahariwe bonyine imirimo yo mu rugo kandi banakora uburyo bwiza tutabasha guhora nabwo buvuna. Ni Mukabisenyimana Sorina, nkaba
uhagarariye sene mu kagari ka Burunga. Rero uyu mutwaro w'imirimo ingana gutyo abagore bakora ugira ingaruka cyane ku bagore kubera ko bamwe barwara imigongo, bamwe bakagira ibibazo by'umunaniro ukabije, urumva umunaniro ukabije yujemo abantu bagira na za stroke bakarwara ku buryo butandukanye kubera ko ntabwo batekana barananirwa. Inama natanga ni uko mu rugo hagombye ubwuzuzanye kuko mu rugo ntabwo abantu bahangana ahubwo abantu barumvikana bakuzuzanya kugira ngo bagere ku ntego y'ibintu. Twaganire kandi na Chantal Uwineza ni umuhuzabikorwa w'inama nkuru y'abagore mu karere ka Rubavu. Yemeza ko hari inyungu ku rugo no ku muryango muri rusange y'abagore n'abagabo bafatanyije inyungu. Ni byiza cyane kuko bitanga umusaruro, haba hari n'igisobanuro cy'uko atari umwe ukora wenyine cyangwa ngo avunishe undi. Iyo umugabo rero amufasha akamwunganira bibyara inyungu z'umuryango n'ubundi, kuko iyo umugore agiye adafite icyizere cy'uko mu rugo hasigaye nta muntu uhakurikirana n'ubundi bishobora gutuma atanakora neza. Iyo biraye rimwe turimo kugana ku musozo, reka duhijambo ni ikiganiro Mpaka Chambalet Uwigabiye. Uyu ni umuhuzabikorwa w'umushinga Mpaka Chambalet mu nama nkuru y'umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abagaragaza icyo umushinga Mpaka Chambalet ukora kugira ngo abagore n'abagabo bakangukire gufashanya imirimo yo mu rugo, ibintu kuri aba bacuruzi n'umusaruro ku bucuruzi bwambukiranya imipaka. Tubaherekeza binyuze mu biganiro. Mu cyiciro cya mbere cy'umushinga twari dufite ibiganiro byinshi bitandukanye bihuza abagenerwabikorwa bacu, abagore bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka ndetse n'abagabo babo. Tuzagaruka cyane cyane ku bikorwa tuzakorana n'abagera kuri 800, ni ukuvuga amakupure 400 y'abagore bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka n'abagabo babo. Kuri buri dukoreraho tuzaba dufite kupure 100. Tuzabaha rero ibiganiro cyane cyane bigaruka ku kijyanye no gusangira inshingano mu micungire y'umutungo n'ibindi byose by'umuryango, kubafasha kumva uruhare rwa buri wese, ubufatanye bagomba kugira mu mirimo yo mu rugo, uruhare buri wese agomba kugira mu gutunga urugo, hanyuma n'uruhare rwa buri wese mu ifatwa ry'ibyemezo mu muryango. Ibyo byemezo biba bigamije imicungire n'imikoreshereze y'umutungo w'umuryango mu buryo bunoze kandi buri wese yagezemo uruhare. Abari bateze amatwi ikiganiro Mpaka Chambalet cy'uyu munsi ntaho tugisoreje. Twaganiriye ku kamaro ko gufashanya imirimo yo mu rugo hagati y'abagore bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka ndetse n'abagabo babo. Ndabashimiye rero abaduhaye ikiganiro bose, abagore bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka, abahagarariye inama nkuru y'urubyiruko mu karere ka Rubavu ndetse no mu kagari ka Burunga, ndetse na Denis Bazil, umuhuzabikorwa w'umushinga Mpaka Chambalet mu nama nkuru y'abepiskopi mu Rwanda. Ndashimira kandi Yasmine Duhirwe, Jeanne Uwamahoro na Christine Ndacyayisenga bafashije gutegura iki kiganiro. Enari Solange aya none nawe utaha. Abari bateze amatwi ikiganiro cyacu icy'uyu munsi ntaho tugisoreje. Turabashimiye mwese abadukurikiye. Twaganiriye ku kamaro ko kwimakaza umuco w'amahoro binyuze mu gukoresha neza imbuga nkoranyambaga. Ndashimira cyane Christine Ndacyayisenga, Yasmine Duhirwe na Jeanne Uwamahoro bamfashije gutegura iki kiganiro. Enari Solange aya none naho ubutaha. Tugasaba ko nabo bashoramo imari cyangwa bagashoramo ubushobozi bwabo bashobora gukora Mpaka Chambalet. Umupaka isoko y'imibereho yacu. Mpaka Chambalet ni ikiganiro kigamije guhuza abagore bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka n'abandi bagira uruhare muri ubwo bucuruzi. Ngewe ubu bucuruzi bumaze kongera ku nyungu nyinshi kuko tuvugana sinshobora gutegera ku muntu ngo amwereze mituweli, nkarya, nkambara, nkisiga. Hii kazi yangu inanisaidia sana juu nachuruza tomate, matungulu, chonga. Inanisaidia sana juu siwezi kuwa na ile maisha ya omba. Mpaka isoko y'imibereho yacu. Ni mu rwego rw'umushinga Mpaka Chambalet ugamije kubaka amahoro binyuze ikiganiro kigamije guha ijambo abagore bakora ubucuruzi bwambukiranya n'abandi bagira mushyizweho n'umuryango mpuzamahanga International Alliance binyuze mu mushinga wawo wa Mpaka Chambalet ugamije guteza imbere ubucuruzi buciriritse bwambukiranya imipaka no guteza imbere imibanire myiza mu karere k'ibiyaga bigari by'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ku nkunga ya Ambasade ya Suwede n'ikigo cy'Ubusuwisi gishinzwe ubufatanye n'iterambere. Ikiganiro Mpaka Chambalet mugikurikira kuri radiyo y'abaturage mwishyurira ishuri, ubuzima
ni mu rwego rw'umushinga Mupaka Shamba Letu ugamije kubaka amahoro binyuze mu kubaka ubushobozi mu by'ubukungu ku bagore bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka mushyigizwaho n'umuryango mpuzamahanga International Alliance binyuze mu mushinga wawo wa Mupaka Shamba Letu ugamije guteza imbere ubucuruzi buciriritse bwambukiranya imipaka no guteza imbere imibanire myiza mu karere k'ibiyaga bigari by'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni ku nkunga ya ambasade ya Suwede n'ikigo cy'Ubusuwisi gishinzwe ubufatanye n'iterambere ikiganiro Mupaka Shamba Letu turabasuje mwese abateze amatwi ikiganiro Mupaka Shamba Letu tubahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kurebera hamwe uko gukorera mu matsinda hagendewe ku gicuruzwa n'umucuruza yitwa filiyeri mu ndimi z'amahanga yafashije guteza imbere ubucuruzi bukorwa n'abagore ndetse n'urubyiruko cyangwa mugatanga ibitekerezo ku mbuga nkoranyambaga za radiyo y'abaturage ya Rubavu radiyo y'abaturage ya Huye ndetse na radiyo y'abaturage ku byo bamaze kugeraho Mupaka Shamba Letu hagendewe ku gicuruzwa kimwe n'itsinda